Okay, reka mbereke Hyundai, ni Hyundai Santa Fe ngira ngo ni imodoka ubona nziza kabisa. Iyi ni 2006 ngira ngo irashaka amafaranga make cyane, ufite amafaranga ageze ku bihumbi bitandatu by'idolari, 6200 urazuyitwara. Ubwo ni miliyoni 7,500 hafi aho ngaho mu Banyarwanda, ugahita rwose ukitwarira ino Hyundai Santa Fe. Ni imodoka idashyuha, ni imodoka nziza cyane, urumva ko ari novo model, ni imodoka ikiri yose, kandi ni imodoka irimo ibikoresho bishyashya rwose. Ndayigute kugira ngo uze witwarire ino Hyundai Santa Fe. Narakubwiye ngo ninjye nyine ubu ufite imari kandi zimeze neza cyane, ubu ndashaka kujya mbaha imari nke cyane. Hyundai niyo narinzanye, reka mbereke inzu. Iyi ni inzu ngira ngo iherereye mu Kove Kimisagara, iragurishwa miliyoni 35, ifite annex enye, ibyumba bitatu ndetse na salo, hagenewe imiturire. Uva ngo hano ni mu miturire, na hano heza cyane kabisa Kimisagara mu Kove. Gusa nkumenyesha ko nta muhanda uhari, gusa bagiye guhagata imihanda, ni ibintu bizwi kandi bivugwa cyane. Ino nzu rero nako ni inzu ishaka amafaranga make cyane. Reba ukuntu imeze, ni inzu rwose ubona ni nini, ni ngari, nubwo wayigura ugatikodesha hariya. Ni muri linye izwi, ni muri quartier imeze neza cyane. Ndabashimiye cyane.